Imana ishimwe cyane, ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, kandi nejejwe cyane na Mwuka Wera, nejejwe cyane n'imbaraga z'Imana zikomeze kugaragara kuri twebwe. Imbaraga z'Imana zitubeshaho, ubuntu bw'Imana nibwo butuma tudashiraho, amahoro Imana itanga niyo atumye turiho, kandi dukomeza kugwiza imbaraga n'ubutwari mu byo dukora byose. Witeka Imana tugire neza uyu munsi wa none, abane natwe mu byo dukora, abane natwe aho tujya hose, abane natwe mbese muri gahunda zose z'uyu munsi, ngo izina ry'Imana rikomeze guhabwa icyubahiro. Tugiye gusengera umunsi wacu rero, ariko mbere ko dusenga turasoma ijambo rigufi nk'uko bisanzwe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya mbere, dusome umurongo wa 80. Haravuga ngo, umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Umwami Yesu ashimwe cyane. Mana, turagushimiye kuko uri Imana nziza, kandi uri Imana idukunda, kandi uri Imana ishobora byose, kandi uri Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. Turagushimiye cyane Nyagasani Imana Data wera, ko waduteguriye ibihe byiza byo kubana nawe, ko waduteguriye igitondo cyiza cy'umugisha, kugira ngo tubashe gufashwa nawe Nyagasani Imana, kandi tubashe kubana nawe mu bihe byose, mu izina rya Yesu Kristo. N'umugisha twagize Nyagasani Imana Data wa twese mu ijuru, abandi batagira, kugira ngo tube tubasha kuzuka dusengera umunsi wacu. Warakoze kuduha irerekwa kugira ngo abantu batandukanye mu buryo umwe n'ubundi babashe gufashwa, kandi babashe kubona ineza yawe n'ubuntu bwawe buhoraho iteka ryose. Ndagusabye cyane ngo amahoro yawe aganze muri twe, ubuntu bwawe bubashe gukora imirimo n'ibitangaza. Mbese umubyeyi mwiza wigaragaze, kuko uri Imana ikomeye, kandi uri Imana ishobora byose. Urakoze Yesu Kristo ko nta kibasha kurogoya umugambi wawe, ko wari uri kera Mana, ni munsi ni kuri, ntabwo uhinduka na gatoya, yewe ntugire igice cyo guhinduka. Urera cyane, urera cyane, urera cyane, urera cyane, urera cyane. Uyu munsi wa none usabye kuyoborwa na Mwuka Wera. Uyu munsi wa none usabye kugira ngo ugire neza abantu warengere cyane. Mu izina rya Yesu Kristo nsengeye abari mu karengane, nsengeye abari mu ntambara, nsengeye abari mu nzu z'imbohe. Mu izina rya Yesu Kristo bagire neza. Mu nzu z'imbohe harimo abantu Data wa twese mu ijuru barengana. Data wa twese barengana rwose, barahari barengana. Niyo ubasha kubarenganura mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abarenganya Nyagasani Imana, niyo ubasha kubarenganura. Niyo mucamanza utabera. Abacamanza muri iyi si Nyagasani Imana Data wa twese mu ijuru batandukanye nawe cyane, ntabwo bafite Mwuka Wera ubayobora, ariko Nyagasani Imana ubasha kurengera abantu bose. Abantu bari mu nzu z'imbohe Nyagasani Imana bafite Data wa twese mu ijuru akarengane, batewe n'abana b'abantu, bakabarenganya bakabagambanira. Wowe reka ubarenganure mu izina rya Yesu Kristo, barenganure. Yewe Yesu Mwana ntama w'Imana, uwo mubyeyi mwiza utabasha kunanirwa, utabasha gutsindwa, renganura abantu bawe, renganura abantu bawe, kuko uri mwiza cyane kandi ushobora byose. Mana, twarakwizeye, twizeye imbaraga zawe. Mana, reka urenganura abantu bawe. Senga Nyagasani Imana abadafite shinge na rugero, Mana, bantu badafite ubushobozi na bukeya, kandi muri bo Nyagasani Imana harimo abarwayi, 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 abarwayi badafite kivurira, badafite kivuza, badafite umuntu bitayeho, badafite umuntu barengera, badafite umuntu batabara. Malongre sile bene chantolavaya. Abantu ndabasenge kugira ngo biteho, abantu ndabasenge ngo bagire neza, abantu ndabasenge ngo batabare, abantu ndabasenge Nyagasani Imana imbaraga zawe zigaragare kuri bo, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana, ariko batabare, reka ubatabare, kandi ubatabare cyane, babone Mana uburengezi bwawe, bakubone Nyagasani Imana gukiranuka kwawe,
uri umwami mwiza, uri imana yacu, uri imana ifite imbaraga. Ndabasengeye cyane Mana, aba bose bategereje ingena rwirwa ngo batabare kandi barengere mu izina rya Yesu Kristo. Urengere Nyagasani Mana Data wa twese mu ijuru, abana mu mihanda badafite imiryango, Data wa twese mu ijuru, gira icyo baremera, gira icyo bakorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. N'abawe Mana ndabasengeye kubw'ubuntu bwawe, imbaraga zawe, gukiranuka kwawe bigaragare kuri bo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka bishimirwe nawe, reka bafashwe nawe. Halekere boneska viskele bone shantolavaya lonke sile bone sandolavaya. Mana wabikora, Mana ukesha icyubahiro, Mana wazamura ibendera ry'ukunesha, kuko uri mwiza kandi ushobora byose mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana nziza, Mana y'urukundo, halo fasile bene shantolavaya glore nando sile bene shantolavaya gre. Abagushaka n'umwete Nyagasani Mana, reka bakubone, babone imbaraga zawe, babone gukiranuka kwawe, babone ubwiza bwawe Yesu, ndetse babone n'icyubahiro cyawe Yesu, babone n'icyubahiro cyawe, babone n'amahoro yawe utanga. Haleluya. Amahoro yawe utanga agaragare Nyagasani Mana ku bantu, agaragare ku bwoko bwawe, agaragare Nyagasani Mana kandi agaragare cyane. Haleluya. Makoskele vodre le beneska visekere bone shantolavaya lankosi le bone vasola gri meskele bone shantolavaya abrise kile bone santo la vosa kile bene shine. Mana urera cyane, Mana urera cyane, Mana urakomeye, Mana urakwizerwa, Mana uri imbaraga zacu mu izina rya Yesu Kristo. Nsengera abashomeri nubaha akazi, halokere bene shine, wahe ibyo gukora, buri muntu wese mu bushobozi bwe mu ibyo gukora mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana ubikore cyane, ubikore cyane kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, imbaraga zawe zibashe kugaragara. Utsinde ubutware bw'umwanzi, utsinde imbaraga zose za Satani, utsinde imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana Data wa twese mu ijuru, gukora kwawe Mana n'imbaraga zawe bigaragare cyane, gukora kwawe Mana n'imbaraga zawe bigaragare cyane mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Vasola bene shantolavaya. Natuye kugira neza kwawe, natuye imbaraga zawe, natuye ubwiza bwawe Nyagasani Mana. Haleluya. Ndasengera imfubyi n'abapfakazi Mana batagira imiryango, barengere Mana imfubyi n'abapfakazi aho bari hose Mana ubarengere, abo ni abawe mu izina rya Yesu Kristo. Witeho cyane Mana kuko urashoboye kandi uri kwizerwa. Yewe Yesu Mwana ntamuha Imana, imirimo yawe n'ibitangaza byawe bikomeze kugaragara. Urera cyane, urakomeye inshuti, urakomeye umubyeyi mwiza, urakomeye gitare cy'isonga n'amahanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushimwe Yesu, ushimwe Yesu, ushimwe Yesu kuko uri intwari mu ntambara. Ushimwe Yesu kuko uri Imana iriho. Ushimwe Yesu kuko uri Imana izahoraho iteka ryose. Kiske magoska ma contrali malonka livege beskelevo. Haleluya. Shimwa cyane, shimwa Yesu kuko uri intwari mu ntambara. Haleluya. Alaviske masokelebo brele konta desaya. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Alova sile beneshene. Sengeye imiryango ifite ibibazo bitandukanye, sengeye imiryango bafite intambara zitandukanye. Mana Data wa twese mu ijuru, abashakanye batumvikanye, batavuga rumwe, bahora mu makimbirane, ndabasengeye mubyeyi mwiza, ineza yawe igaragare kuri bo, ubwiza bwawe Nyagasani Mana bagaragareho mu izina rya Yesu Kristo. Wongere kubahuza kuri Imana ishobora byose, wongere kubahuza kuri Imana y'urukundo, Imana igira neza, Imana ishobora byose. Yewe Yesu Kristo uriho kandi uzahoraho iteka ryose. Mana ndabasengeye cyane Mana, abantu bari guhuza Mana, baha ubumwe, bari kumvikana, bari gusenyera ku mugozi imwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Bakwe ku rutare arirwo Yesu Kristo, bakwe ku mbaraga zawe Nyagasani Mana Data wa twese mu ijuru. Nta rugo urwo arirwo rwose rwabaho rutubatswe ku rutare, nta rugo urwo arirwo rwose rwabaho rutubatswe kuri Yesu Kristo.
mwami data wa twese mu ijuru, bari batandukanye Mana, niko mbasabiye, niko mbingingiye mu izina rya Yesu Kristo, ineza igaragara data wa twese mu ijuru. Urakoze ko ushobora byose, urakoze ko nta kibasha kurwanya umugambi wawe. Ndakubona Yesu, ndakubona ugenda, ndakubona uhindura ibintu kwa bishya, ndakubona Nyagasani Imana ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Wihanganishe Nyagasani Imana data wa twese mu ijuru, ababaye wihanganishe. Haleluya, wihanganishe Yesu Kristo, wihanganishe Nyagasani Imana ababaye bari mu karengane. Yesu ubwo Nyagasani Imana uzabarenganura, ubwo uzabatabara, ariko bafite kwihangana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Bamenye kutabanga, bamenye kutabaretse, ahubwo Nyagasani Imana yuko ubasha gukorera mu gihe cyawe kandi ugakora imirimo n'ibitangaza. Urakoze gushobora byose. Ubuntu za Nyagasani Imana bikomeze kutugaragara data wa twese muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Maze gusoma amagambo twasanze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 80, havuga ngo umwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisirayeli. Umwami Yesu ashimwe cyane. Uyu uvugwa rero ni Yohana Umubatiza wabaye integuza Yesu. Yabaye mu butayu akora umurimo we wo guteguza inzira Yesu. Nta kandi kazi yagomba gukora, n'ibyo ngibyo rero ahamagariwe. Umuntu wese agira umuhamagaro we, nta muntu ujya ukora ibintu bitajyanye n'umuhamagaro we. Iyo abikoze ntabwo bigenda neza, ariko iyo umuntu agize umugisha akamenya umuhamagaro we, ajya abasha gukora ibyo Imana imushakaho kandi bikagenda neza. Imana ikamugira neza, Imana ikamushoboza gukora birenze cyane ibyo atekereza n'ibyo yibwira, kubera yuko ari mu bushake bwayo. Birakwiriye ko abantu b'Imana tuba mu bushake bwayo. Ntabwo byari byoroshye kuba umuntu aba mu butayu ibihe byose, atabona ibyo kurya byo mu rugo, atabona amazi yo mu rugo, nta kintu na kimwe cyo mu rugo abasha kubona, ahubwo yirira gusa ibyo mu butayu, ubuki n'ubuhura. Niko ijambo ry'Imana ritubwira, nibyo bintu byari mutunze. Nta kindi kintu cyari kimutunze uretse ibyo ngibyo, nibyo byonyine byari mutunze. Ariko arabyihanganira, halakiskele bone chantolavaya, arabyihanganira cyane. Hayiwe data wera, ndagushimiye kuko ujya utanga kwihangana ku bantu bawe kubwo kugira neza kwa Yesu. Arabyihanganira, yihanganira umuhamagaro utari woroshye, ariko aba mu butayu. Mu butayu abantu bakajya bamusanga bajya kumureba. Rero uyu nawe yari yamurikiwe n'umucyo, kandi si wenyine yamurikiwe n'umucyo, ahubwo n'ababyeyi be bamurikiwe n'umucyo. Ijambo ritubwira ko bamubyaye bakuze. Ise yari umutambyi, yabaga mu murimo w'ubutambyi. Umunsi umwe aragendererwa, umucyo uramuvira ari mu murimo w'Imana. Haleluya, uramuvira ari gutamba ibitambo, ari gutambira abantu b'Imana ibitambo. Umucyo uramuvira, amubwira ati rero ugiye kuzabyara umwana. Ntabwo yabyizeye. Marayika amubwira ati kutabyizeye rero ugiye kugubwa ururimi kandi uzongera kuvuga ari uko isezerano ryasohoye. Niko byagenze rero. Isezerano rimaze gusohora, umubyeyi aratwita amezi 9, ariko ko byagenze nuko nyine umugabo we ntabwo yigeze abasha kuvuga kuva uwo munsi, ndetse byamufashe akiri mu murimo w'ubutambyi. Abantu babona ibintu birahindutse, ariko ngo bamenye neza yuko yagenderewe n'umwami Yesu, Mwuka Wera ari kuri we. Rero iyo umucyo uviriye abantu hari byinshi bihinduka. Iyo umucyo ukuviriye hari impinduka zibasha kugaragara ku buzima bwawe. Wemerere Mwuka Wera kuyobore, wemerere uyu mucyo ukuvire kugira ngo Imana igukoreshe ibyo ishaka mu gihe cyayo, kandi ibashe kuguha umugisha kuko yabiteguye, kandi izabisoze mu gihe cyayo nk'uko
bishaka, kuko niyo izi ibidukwiriye kurusha ukuntu twese twabimenya. urakoze mwami, kuko uri umwami mwiza. dusenge munsi wacu kugira ngo ubane natwe umunsi wa none. amahoro y'Imana abe kuri twebwe, ubwiza bw'Imana butugote, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. uyu munsi turinde impanuka, turinde ikibi icyo ari cyo cyose. Mana data wa twese mu ijuru, abera bawe bagire neza, kandi ibyiza wasezerana ukunda kubanza kutugirirwaho. data wera, tuzongere guhura mu gitondo cy'ejo dushima izina ryawe, tubyamaje tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen.